Reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza. Ni itangazo rikomeye cyane riturutse mu biro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Perezida Paul Kagame Village Urugwiro, ritanga imbabazi zikomeye cyane ku bantu bakomeye. Mbere gato y'uko rero ngaruka kuri iryo tangazo, hari andi makuru y'inshamake nk'uko mumaze kumenyera mbanza kubaha, hanyuma tukabona kuganira kuri iyo nkuru y'ingenzi. Reka duce mu gihugu cya Pakistan, haravugwa inkuru ikomeye cyane. Ni inkuru ivuga yuko abana barenga 300 banduye virusi itera sida kubera guterwa inshinge zakoreshejwe hagati y'Ugushyingo 24 n'Ukwakira 25. Havutse ikibazo gikomeye cyane mu mujyi wa Taunsa ubarizwa mu ntara ya Punjab mu burasirazuba bwa Pakistan, ubwo abana 331 basangwaga bafite virusi itera sida. Ubwo abaganga bapimaga ba nyina bagera kuri 97 basanze 4 muri bo gusa aribo bafite iyi virusi. Ibi byagaragaje ko kwandura virusi itera sida ku babyeyi banduza abana babo ahubwo byatewe n'ikoreshwa ry'inshinge zanduye inshuro zirenze imwe mu gihe cyo gutanga ubuvuzi. Kugira ngo rero ibi bimenyekane, abanyamakuru bafashe amashusho mu ibanga imbere mu bitaro bya leta cyitwa THQ Taunsa biherereye kandi muri ako gace mu mpera za 2025. Bafashe abakozi bo kwa muganga bongera kandi gukoresha inshinge, no kuvuga syringe, ku macupa y'imiti ihabwa abantu batandukanye inshuro 10 zitandukanye, muri zo inshuro 4 umuti ubaga kandi ugiye guhabwa undi mwana mushya. Ayo mashusho yafashwe mu ibanga yagaragaje abakozi b'ibitaro batera inshinge abarwayi inshuro 36 bakoresheje intoki zabo gusa batambaye gants zo kwa muganga. Hari naho rero umuforomokazi kandi yagaragaye arimo gushakisha ikintu mu kimoteri kijugunywamo imyanda yo kwa muganga akoresheje intoki ze. Iyi mikorere yuje umwanda yari yaragarutsweho na mbere muri raporo y'ubugenzuzi yahuriweho n'ishami ry'umuryango w'umubyeyi ryita ku bana UNICEF n'iryita ku buzima OMS yo muri Mata 2025, yavugaga ko abaforomo barangwaga n'ibikorwa by'umwanda ndetse bakongera kandi gukoresha imwe mu miti mu buryo budakwiye. Abaganga basobanura ko biterwa n'ibura ry'ibikoresho byo kwa muganga, bigahatira rero abakozi b'ibitaro gukoresha inshuro nyinshi igikoresho cyagenewe gukoreshwa inshuro imwe. Hari kandi n'umuco wakwirakwiye muri iki gihugu aho abarwayi basaba guterwa inshinge aho guhabwa imiti inyobwa. Iri sanganya ryashegeshe imiryango ndetse nk'umukobwa w'imyaka 10 witwa Asma ubu ufite iyi virusi ukomeje guhura n'akato muryango mugari mu gihe musaza we w'imyaka 8 yitabye Imana. Iyi mikorere idahwitse yo mu bitaro yatahuwe n'itsinda ry'abakora inkuru zicukumbuye BBCI yamaze amasaha 32 rifata amashusho mu ibanga imbere muri ibi bitaro. Ubwo abanyamakuru berekaga umuyobozi mushya w'ibitaro Dr Kasim Buzdale aya mashusho yafashwe mu ibanga, yanze kwemera ko ari impamo, avuga ko ari amahimbano cyangwa se akaba yarafashwe kera mbere y'uko ahabwa inshingano zo kuyobora ibi bitaro. We yemeza ko ibitaro bifite umutekano usesuye, abwira ababyeyi bo muri ako gace ko bakwiye kandi gukomeza kubigirira icyizere bakazana abana babo kubyivurizamo. Duhindure ingingo duce mu gihugu cy'Ububiligi, mbabwire ko ubu ngubu Ububiligi buhangayikishijwe cyane n'ubwiyongere bw'abanyekongo babuhungiraho. Minisitiri ushinzwe impunzi n'abimukira mu Bubiligi yitwa Anneline Van Bossuet akaba yatangaje ko umubare w'abahungira mu gihugu cyabo baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kwiyongera. Ubwo Minisitiri Bossuet yatangiraga uruzinduko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 13 Mata 2026, yatangaje ko ateganya kuganira na leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kuri iki kibazo kuko umubare w'abanyekongo bahungira i Bruxelles ari munini cyane. Yagize ati mu mezi menshi Ububiligi bwahuye n'ikibazo cy'ubwiyongere bw'abashaka ubuhungiro, bw'abasaba ubuhungiro bava muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu mubare uri gutumbagira, bavuye ku 150 muri 2023 bagera ku 2500 muri 2025. Umubare wakomeje kandi kwiyongera mu mezi 3 ya mbere y'uyu mwaka barenga 450. Aba ni benshi cyane. Minisitiri Bossuet yatangaje ko abenshi mu banyekongo basaba ubuhungiro baturuka i Kinshasa, bikaba rero bigaragaza ko impamvu batanga zitarimo ukuri kuko uyu mujyi utabamo intambara nko mu burasirazuba bw'igihugu.
uyu muyobozi yaburiye abanyekongo basaba ubuhungiro batanga amakuru atari yo ko bazatabwa muri yombi birukanwa mu Bubiligi cyangwa se babeho mu buzima bugoye kuko batazaba bemerewe gukora imirimo yo muri iki gihugu cy'Ububiligi. Reka tujye ku itangazo ryaturutse muri Perezidansi ya Repubulika y'u Rwanda mbabwira ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahaye imbabazi Brigade General Retired Muziraguharara n'abandi bagera kuri 4. Perezida Paul Kagame yahaye imbabazi abantu 5 barimo Brigade General Retired Muziraguharara Fred wakoze imirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda na Lieutenant Colonel Nkusi Robert. Iteka rya Perezida ryo ku itariki ya 10 Mata 2023 rigaragaza ko abandi bahawe imbabazi ari uwitwa Dylan Berhat Mete wahamijwe ubufatanyacyaha mu gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro, Kanamugire Emmanuel ndetse na Mujawamariya bahamijwe gutanga sheki zitazigamiye. Mete yari yarakatiwe gufungwa umwaka no gutanga ihazabu ya miliyoni 1 amafaranga y'u Rwanda. Kanamugire acibwa ihazabu ya miliyoni 154,800. Mujawamariya acibwa ihazabu ya miliyoni 84. Lieutenant Colonel Tad Nkusi yari yarahamijwe ubufatanyacyaha mu gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro, yarakatiwe igifungo cy'umwaka n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Brigade General Tad Muziraguharara nawe yari yarahamijwe ubufatanyacyaha mu gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro no kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome cyangwa se gikomeye, akatirwa igifungo cy'umwaka 1. Brigade General Tad Muziraguharara yakoze inshingano zitandukanye mu ngabo z'u Rwanda hagati y'umwaka w'1998 na 2000. Yari umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi. Hagati ya 2005 na 2006 yabaye umuyobozi ushinzwe amasomo mu ishuri rya gisirikare rya Gako. Kuva muri 7 kugeza 8 aba umuyobozi ushinzwe ibikorwa mu ngabo z'u Rwanda. Hanyuma rero yavuye kuri uyu mwanya kandi ajya mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye i Darfur muri Sudani, aho yarashinzwe igenamigambi. Kuva muri 2010 kugeza muri 2012 yabaye umuyobozi ushinzwe igenamigambi mu ngabo z'u Rwanda, ahava ajya guhagararira RDF mu nama y'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari. Brigade General Tad Muziraguharara kandi yabaye umuyobozi mukuru ushinzwe ubutegetsi n'imari mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza kuva muri 2013 kugeza 2018. Tariki 29 Nyakanga 2025 Brigade General Tad Muziraguharara n'abandi basirikare barenga 1000 bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Tuve kuri inkuru gatoya turebe n'andi makuru atandukanye. Reka duce mu gihugu cya Espagne babwire ko Espagne igiye guha abimukira 500 ibyangombwa byo gukora. Guverinoma ya Espagne yemeje umushinga wo guha abimukira 500 badafite ibyangombwa ububasha bwo kwemererwa gukora kugira ngo bagire uruhare mu iterambere ry'ubukungu bw'iki gihugu. Minisitiri w'intebe wa Espagne Pedro Sanchez yavuze ko iki cyemezo cyari kigamije gutanga ubutabera ndetse ko byari bikenewe muri ibi bihe. Mu ibaruwa yahaye abaturage ba Espagne, Sanchez yavuze ko aya mategeko agamije kuzirikana abantu basanzwe bagira uruhare mu buzima bw'abanya Espagne. Sanchez ati abimukira bafashije kubaka Espagne ikize, iha bose ikaze ndetse igizwe n'abo mu bice bitandukanye, badufashije kugera aho tugeze ubu, ati bazadufasha kandi kugera n'aho twifuza kugera. Yavuze ko abimukira bakenewe kugira ngo bakomeze kugira uruhare mu iterambere ry'ubukungu no kugira uruhare mu gutanga serivisi, na cyane ko abaturage b'iki gihugu benshi bari kugana mu zabukuru. Nubwo hemejwe iki gikorwa, abo mu ishyaka ritavuganwe n'ubutegetsi rya People's Party bavuze ko bagiye kugaragaza gutambamira uyu mushinga, bakagaragaza ko ushobora kandi gutuma abimukira baba benshi. Muri uyu mushinga abimukira bazajya kandi bahabwa uruhushya rwo gutura rw'umwaka 1 wongerwa. Kugira ngo rero umwimukira yemererwe kandi agomba kuba amaze amezi 5 muri Espagne ndetse akaba atarakatiwe n'inkiko. Beretswe ko bagomba kandi gusaba kuba muri Espagne kuva tariki ya 16 Mata kugeza mu mpera za Kamena. Bivuga ko muri Espagne habarizwa abimukira batagira ibyangombwa barenze 840, benshi muri bo bava muri Amerika y'Amajyepfo. Reka tuce muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbabwire ko hari inkuru ikomeye cyane kwitwa Mark Zuckerberg. Uyu nguyu ni washinze urubuga rwa Facebook. Biravuga yuko Zuckerberg ari gukora ishusho y'ikoranabuhanga izajya imuhagararira mu nama. Mu minsi mike umuyobozi mukuru wa Meta Mark Zuckerberg ashobora kuzaba afite porogaramu ya mudasobwa yigana imiterere n'imigirire bye bwite cyangwa se Artificial Intelligence Clone
kugira ngo ijye igirana ibiganiro inatanga ibitekerezo ku bakozi ndetse no mu nama. Financial Times yatangaje ko Meta iri kwigisha ishusho koranabuhanga Artificial Intelligence Avatar hifashishijwe isura n'ijwi bya Zuckerberg, imyitwarire ye, uburyo avuga n'amagambo akunda kuvugira mu ruhame. Bivuga ko Meta ishobora kandi kuzatangira kwemerera abantu kwikorera amashusho koranabuhanga yabo bwite mu gihe kandi igerageza riri gukorwa kuri Zuckerberg ryaba rigize icyo rigeraho. Muri 2024 Meta yerekanye imbonankubone uko ishusho nk'iyi ishobora kandi kuba iteye n'uko yakora. Meta yanatangiye kandi kwemerera abantu gukora uburyo bwabo bukoreshwa n'ubwenge buhangano Artificial Intelligence versions kugira ngo rero bujye busubiza ibitekerezo by'abakurikira kuri Instagram. Abakoresha imbuga za Meta nabo kandi bashobora kwibiremera porogaramu zigirana ibiganiro n'abantu hifashishije ubwenge buhangano Artificial Intelligence Generated Chatbots, nubwo iki kigo cyatangiye kandi gukumira abakiri bato gukoresha uburyo mu ntangiriro z'uyu mwaka. Bivuga ko Mark Zuckerberg ubwe agira uruhare mu kwigisha iyo shusho koranabuhanga Artificial Intelligence Avatar. Yatangiye kandi kumara amasaha ari hagati ya5 n'10 mu cyumweru yandika code mu yindi mishinga y'ubwenge buhangano ya Meta ndetse no kwitabira ibikorwa by'isuzuma ryaryo mu bya tekinike. Muri Werurwe, The Wall Street Journal yahishuye ko Zuckerberg ari gukora porogaramu y'ubwenge buhangano yo kumufasha mu kazi Artificial Intelligence Agent, nubwo uyu mushinga bivugwa ko utandukanye n'ibyo Meta iri gukora bijyanye no gukora Artificial Intelligence Avatar n'umuyobozi mukuru wayo nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, bari byinshi cyane byakomeje kugenda bigarukwaho muri rusange. Reka duce mu gihugu cya Uganda turebe iyi nkuru ikomeje kugenda ivugwa. Muri Uganda Minisitiri yasubije abahangayikishijwe n'uko yananutse bikabije. Akaba rero Minisitiri w'ubuhinzi muri Uganda Frank Tumwebaze yamaze impungenge abazi igihe kandi bahangayikishijwe no gutakaza ibiro kwe gukabije, ashimangira ko ari amahitamo yakoze mu kwimakaza ubuzima buzira umuze nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Ibijyanye n'ubuzima bwe, Minisitiri Tumwebaze yabigarutseho mu mwiherero wahuje abayobozi ba Uganda mu gace ka Kyankwanzi. Yavuze ko kunanuka kwe ntaho guhuriye n'uburwayi, ati kunanuka byateza impungenge gusa igihe bitari amahitamo y'umuntu cyangwa se bifite aho bihuriye n'uburwayi, ariko iyo ari umuntu wabihisemo binyuze mu kugabanya karori, guhindura uburyo bw'imibereho no gukora siporo ni igikorwa cyiza. Minisitiri Tumwebaze yakibuye kandi batekereza ko gutakaza ibiro ari uburwayi ndetse n'abibwira ko umubyibuho ari ikimenyetso cy'imibereho myiza. Ati imitekerereze benshi bafite ariko y'amafuti ni ukwibwira ko kugira ibiro byinshi cyangwa se umubyibuho ukabije ari ikimenyetso cy'imibereho myiza, ahubwo ni ikimenyetso cy'ibibazo bikomeye. Tumwebaze atangaje ibi mu gihe kandi benshi ku mbuga nkoranyambaga bari bakomeje kandi kwibaza icyo yabaye cyatumye akomeza gutakaza ibiro mu buryo bukabije muri iki gihugu cya Uganda. Hanyuma reka tujye kuri iyi nkuru. Ubwo icyumweru cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi cyasojwe, ariko ibikorwa byo kwibuka hirya no hino mu gihugu birakomeje mu bigo ndetse no mu bindi bice bitandukanye mu gihe cy'iminsi igera ku 100. Hanyuma rero hari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Akadomo.com yasohotse ku munsi w'ejo tariki ya 15 ukwezi kwa 4 2026. Ati Konsi wa Nyamirambo wanayoboraga Abadiventiste akava ajya kwica Abatutsi Sezibera muri Jenoside, ati batari bahari, ati yo ubariwe ibyabaye muri Jenoside yakorewe Abatutsi rimwe na rimwe ati kubyumvisha ubwonko biragora bijyanye n'ubugome ndengakamere yakoranywe, aho umubyeyi yihekuye umuganga agahura abo yarashinzwe kuvura, pasiteri akava gusenga akarambika Bibiliya akegura umuhoro akajya gutema abayoboke be b'Abatutsi. Umuhamya wa nyabo w'amahano yabaye ni Sezibera Celestin wari umudiventiste w'umunsi wa 7 ariko wavaga gusenga akajya kwica Abatutsi. Igihe yasuye uyu musaza imyaka 67 uri kugororerwa mu igororero rya Nyarugenge riherereye mu murenge wa Mageragere, aho yakatiwe gufungwa burundu. Sezibera yavuze ko muri Jenoside yakorewe Abatutsi bwa 1994 yari konsiye wa Nyamirambo
kuva ku itariki 20 Mutarama mwaka w'1990 kugeza tariki 29 Mata mwaka w'1994. Ubu yahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi akatirwa burundu azira ibirimo gutanga imbunda zicishijwe abatutsi mu bice bitandukanye bya Nyamirambo, ibyaha byemera amaze hafi imyaka 32 rero mu igororero. Ati mwaka w'1994 mu cyumweru cya kane cya Mata nibwo namagaye kuri prefecture y'umujyi wa Kigali Prefet Tarcisse Renzaho agapapuro kanditseho imbunda 10 ati nkajyana muri Minisiteri y'Ingabo barazima ati noneho nziha abari abayobozi b'utugari izo mbunda ati zari zo kwica abatutsi. Sezibera wafunzwe ku itariki 27 Nzeri mwaka w'1994 yabanje gufungirwa kuri brigade ya Nyamirambo tariki ya 2 Nzeri mwaka w'1994. Inshuro nyinshi cyane abapfobya jenoside yakorewe abatutsi berekana ko itateguwe ahubwo ihanurwa ry'indege ya Habyarimana ryabaye imbarutso, abandi ngo amoko yasubiranyemo n'ibindi. N'ingingo Sezibera yamaganye yivuye inyuma kuko ari umuhamya w'uko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe n'ubutegetsi bwariho mu mwaka w'1994 na mbere yaho mu mwaka w'1994 nyirizina biba igihe karundura cyo kurimbura abatutsi. Ati jenoside yateguwe n'ubutegetsi bwariho bubi, ati aba ari nabo rero bashyira mu bikorwa. Ati abantu bakwiriye kwiyemera ko jenoside yakozwe ikanategurwa. Ntushobora guhakana ko abatutsi batishwe, ntabwo ushobora kandi guhakana ko bishwe na leta mbi ati twabayemo. Hanyuma rero iyo havuzwe uruhare rw'abanyamadini muri jenoside yakorewe abatutsi Sezibera abyumva vuba ati kuko nawe yari umuyobozi bukuru bw'itorero ati ku isabato bakigisha ijambo ry'Imana, bataha ibitabo batinyubakamana bakabirambika bakigura imbunda bakajya kwica abatutsi. Ubu mu igororo rya Nyarugenge ni pasiteri uvuga ubutumwa mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi no muri jenoside nibyo yakoraga, yari umwungiriza wa pasiteri, umurimo yatangiye mu mwaka w'1985. Birababaje ati biranatangaje kubona abishwe ari abo twayoboraga mu matorero n'amadini atabishe nanone nabo twayoboraga. Ati birambabaza rero ati kubona twaragize ubugwari ati abantu bakica bagenzi babo. Abashijwe uburyo babuzaga umurimo w'Imana ndetse no kwica abatutsi n'uburyo ubu ahagarara imbere y'abagenzi be akabigisha by'Imana kandi yaragize uruhare mu kwica abo yaremye, yagaragaje ko ahorana ikimwaro. Ati pfumwe ati riraza ati ni naryo rero ati nayo mpamvu hano mu itorero ati inyobora ati baregwa jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ati nagize ntya ati ndabahuza noneho duhugurana ku ruhare rwa buri wese ati twemeranya ko tugomba gusaba imbabazi abari hano ati abari hano twakoze icyo giterane dupfukama ahangaha ati dusaba imbabazi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Mu bimushengura umutima harimo kuba yarabaye muri leta ya Habyarimana akicuza uburyo yari umuyobozi wagombaga kandi kurinda abaturage ahubwo akagira uruhare mu kubica. Ashengurwa kandi n'uruhare yagize mu birimo gufata abatutsi barengana bitwa ibyitso ibimubuza mu mutwe ati bya hafi ni byo muri Nzeri mwaka w'1990 ubwo abatutsi bafashwe ati bashyirwa muri stade i Nyamirambo bicishwa inyota n'inzara babuzwa kugemurirwa n'ibibabaha n'ibyo kubarya, bamwe baguyemo ati haraho nafashe ati muri icyo gihe ati mbajyana muri stade. Sezibera kandi abazwa n'uburyo yagize uruhare mu gushyiraho za bariyeri zashyirwaga mu mujyi wa Kigali, agaragaza ko nawe kandi yazishyizeho muri segiteri ya Nyamirambo yarayoboye nazo zaguyeho abatutsi benshi. Ikindi n'imbunda ati natanze ati nazo kandi urumva ko nta kindi zatangirwaga uretse kwica ari mpayo nayo mpamvu ati mbabara cyane ngasaba ababuze ababo imbabazi. Sezibera Celestin rero akaba yari umuyobozi bw'itorero ry'Abadiventiste akatiwe burundu kubera uruhare yagize muri jenoside. Guhera mu mwaka w'1962 u Rwanda rubonye ubwigenge kugeza muri 2007 mu gitabo cy'amategeko ahana ibyarwa agenderagaho hari harimo igihano cy'urupfu. Umwaka wa 2007 mu Rwanda kandi wageze hari abantu basaga 700 bategereje kwibona bashiramo umwuka bitavuye ku bushake cyangwa se impanuka ahubwo biturutse ku mategeko igihugu cyari gifite icyo gihe. Tariki 25 Nyakanga 2007 nibwo guverinoma y'u Rwanda yasohoye igazeti irimo umwanzuro wo kuvana igihano cy'urupfu mu mategeko yayo ahana ibyaha. Bivuga ko icyo gihano rero cyakuweho kimaze kandi gukatirwa abantu bagera kuri 600 abari muri gereza bategereje umunsi w'urupfu bariruhukije.
abari barahawe icyo gihano ku bwinshi ni abahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi bakaburanishwa n'inkiko zisanzwe mbere y'uko hashyirwaho uburyo bw'inkiko gacaca zari zigamije kandi ubutabera bwunga. Sezibera ati buri wese yari afite impungenge, niyo mpamvu ati nshimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yakuyeho igihano cy'urupfu. Ati babanje kandi gushyiraho burundu by'umwihariko, ati n'umwihariko bawuvanaho, ati bashyira kuri burundu. Ati ibyo ni uburyo leta rero igamije kubaka imibereho y'abanyarwanda kugira ngo bubake igihugu. Ashimira leta y'u Rwanda kuba rero yarahagaritse jenoside ndetse abakomoka ku bayikoze bahawe amahirwe nk'abandi banyarwanda, amahirwe bafite ati n'abana babo ati barayabona nta kuvangura. Akagaragaza ko nawe yahindutse uwari Sawuli yabaye Pawulo. Ati ndavuga kuri njye rwose, ati nabihamya, ati niyo mpamvu rero mvuga nti nabaye Pawulo. Ati koko, ati kandi nzakomeza ni nabyo, ati nshishikariza abandi. Uyu mugabo wasabye imbabazi abo yahemukiye yagaragaje ko anatoza n'abayoboke b'itorero ayobora mu igororero kugira ngo rero nabo rero batere intambwe yateye. Sezibera Celestin agaragaza ko n'uwo yasabye guhuzwa n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi i Nyamirambo kugira ngo abasabe imbabazi. Ati banjyanayo nkabasanga mu murenge wa Nyamirambo cyangwa se babazana hano, ati bakohereza itsinda ribahagarariye, noneho ati nkasaba imbabazi nkumva ko nduhutse. Nk'umwe mu bagize komisiyo y'ubumwe n'ubudaheranwa mu igororo rya Nyarugenge, Sezibera Celestin avuga ko anakataje kandi mu gukangurira abinangiye gutanga amakuru y'abajugunywe imibiri y'abatutsi ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Sezibera rero wafunzwe amaze kubyara abana 4, afite abuzukuru 10 n'umwuzukuruza umwe, yanditse igitabo cy'ubuzima bwe kugira ngo rero abuzukuru be bamenye uwo yari we n'abo bakure barwanya ikibi aho cyava hose muri rusange. Uyu mugabo rero akaba yari konseye wa Nyamirambo yitwa Sezibera